Hello guys, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana, ndakomeye pe. Nta kibazo na kimwe mfite. Rero uko mumbona. Si mumbona mpagaze hano mu gikoni. Nako uko munyumva. Si munyumva ndi hano mu gikoni ndi kubabwira ibintu. Ubu ngubu murabona ko mvuye guhaha, mureko ni ibikapu bijagaraye aha ngaha. Abantu ariko ndakavuga ati mbega akajagari, ariko abadiaspora bagira akajagari. Ubu se ko atabiteretse ku meza, ubu se waba ufite ameza yawe ukajya kuyastressa, ukajya guterekaho ibi bintu biremeye bitya, urinda wajya no kwangiza, waba uri mu biki? None se ahubwo pressure wazanye ubitunda. Reka tuvuge wenda nk'urugero wateze nka taxi n'urugero, iraje irapakuruye, ishyize aho hasi ku muryango hanze. Nta muntu ufite wo kubigucungira hanze, uretse ko hano nta n'umuntu wakwiba ibiryo. Wenda uraje nkanjye nifite umwana, umushyize muri berso, wenda urabizi ko atameze neza nubwo yaba atari kure, ariko urabizi wenda ko yashonje bitewe n'urugendo muvuyemo rw'iryo haha n'ibiki. Warangiza ukajya muri ubwo bujejwe bwo guprotokora, ngo uramenya igikapu kinini ari cyo ubanza imbere, ngo igitoya kiza inyuma, ngo uri mu mirongo. Ibintu byo kuba ku protokole shaka no gukagatiza bizabakoraho. Umva, naje mbiri ndaha hasi, cyakoza ngiye kubigisha ukuntu umuntu ashobora nyine gufata ibintu byinshi, guhaha imboga nyinshi akazihahira rimwe, yarangiza akazibika neza muri congelateur akamara igihe kinini cyane, donc adasubiye mu isoko ku bintu by'imboga. Ni ibintu byiza, nigeze kubikora biramfasha iminsi myinshi cyane ntari muri rwasera ryihaha. Ngayo nguko rero. Rero ngiye ubategetse nka taxi nka gutyo, ukabitunda kuri pressure uzamuka escalier umanuka ujya kuzana ibindi. Cyangwa se rimwe na rimwe ukabagize nk'umugisha da, inshuti yawe akaba ariyo mujyana, wenda akaguteruza akagutwaza nyine ku buryo mu bitwara buke buke. Ariko ko bya biri kose gutondeka aha ngaha byo ntibihari. Nawe namwe sha mama mufite amazu yo mu bikari, ibikoni byo hanze bifite ameza n'ibiki n'udusima, ugasima ugatereka ibikapu ku gasima ukabitondekaho. Niba tudusima gashyira ku gasima mu gihe uri kwitegura nyine mu gihe uri kwitegura koza ibintu nyine ngo imboga zawe cyangwa se imbuto ngo uzibike, cyangwa se ugashyira mu mabase. Hano twe ntabwo tugira ibyo bintu by'amabase menshi, wayabika hehe? Cyangwa se ukabishyira wenda nko mu meza, nko ku meza mu gikoni cyo hanze. Twe ntabwo tugira ibikoni byo hanze, murabizi. Ntabwo tugira inzu zo hanze, ntabwo tugira ibyumba wenda ari nko mu Rwanda iwacu. Ubu nakabaye nirukankanye nkajyana muri magaze, akaba ariho nteretse. Dore tugira ibyumba bya magaze, ntabwo hano tugira ibyumba bya magaze. Hano n'igikomando, ndababwiza hano n'igikomando nta cyumba kidafite icyo kimara mu nzu. Abazungu ni abahatari, bano batipe mu bintu bituma batera imbere mbanze n'utwo tubare tuba turimo. Ariko natwe nanone ntabwo wakwirenganya, umuntu aba yarahereye kera afite inzozi zo kubaka inzu nini. Wagira amafaranga rero ukavuga uti ngombe nyubake, niyo haba ibyumba ntazigera ngeramo. Hano rero bo ntabwo ari uko bimeze, kandi iyo tuje tukabisanga turabyakira nyine tukabana nabyo. Hano umuntu agira inzu irimo ibyumba bikenewe, nta kirengaho. Ari nabwo mujya mubona zira tekinike zabo zo kuba abana bafite nk'ibyumba bigerekeranye, ibitanda nako bigerekeranye, ugasanga bafite utuntu tw'udukoryo twinshi mu nzu zabo, kwa kenshi ziba ari nkeya nyine, ukaboburije kwishakira ibisubizo nyine, ukaboburije kuba intore. Ziba ari ntoya cyane. So rero ngaya nguko ni ku kuntu nyine ubwo iyo uvuye guhaha mu gikoni niho hantu uba ufite aho gushyira ibyo uhashye. Igihe bikiri byinshi nka gutya ntarabivangura ngo mbyoze ibyo noza mbike ngire gute, aka kajagari tuba tugafite. Ntihazagira umudiaspora tubeshyesha. Umudiaspora utajya ugira aka kajagari mu gikoni kiwe, aza nteri buyavuga ati cyuzu watubeshye rwose, aza nteri buye. Ariko abenshi usanga kabisa iyo tuvuye guhaha, dore nuko nguko tuba tumeze mu bikoni byacu. Ukiva guhaha nuko nguko mu gikoni cyawe haba hasa. Ubu ufite ibikapu, cyo koza wenda nagerageje kubyegeranyiriza uruhande rumwe. Ariko umuntu uvuye guhaha hano muri ibi bihugu yahahiye rimwe, nuko nguko biba bimeze. Cyo koza ukubaha amagi ukayakuramo ukayashyira hejuru n'amata. Ubwo ibindi byose nyine bikaba biri aho ngaho mu kajagari.
So guys, muze rero kuza kubana nanjye mu buryo bwo kubika imboga bumeze neza. Ni igitekerezo cyiza ndaba ngiye guha abantu mwese baba diaspora bari mahanga ndetse n'abari iwacu batagira umwanya munini. Ni ibintu nzi ko muzakunda, sibyo? Ndibwishimire kuza kubana namwe, ngiye kubironga byumutse, mbibike, mbihanagura ibihanagurwa, mbibike. Sawa rero mu mahoro, gutaha nzakora vlog tujyane mu isoko noneho murebe ukuntu hahari bari meze, ukuntu umuntu abasunitse pusete, usunitse na shariyo. Murabyibaza? Ariko mujya mutekereza ko kantu ugasunika pusete iri mu mwana noneho ukanasunika cyangwa se ukanakurura shariyo inyuma. Ariko naje kukurana akavuga atari ko noneho mana yanjye. Ariko ibyo ni ibintu tuba twaramenyeye hano, nta waguseka, n'ubuzima twese tuba tuzi nyine, tuba tububayemo busa. Twese hano tuba dusa, tuba turi mu buzima bureshya, nta muntu ubusumba undi, mwese mamugigirana imitwaro yanyu, mugigirana abana banyu nyine. Abafite imitwaro bayisunitse bakasunika n'abana ku ruhande, nuko tuba twarabimenyeye nyine, nta muntu waguseka. Ariko nyine ubona ari ibintu nyine bishimishije. Nzabatembereza mu isoko ndi guhaha kandi nagiye njyanye umwana. Ntago nzajya mu munsi wenda zaba ntari kumwe nawe, no nzagenda mujyanye murebe ukuntu noneho umuntu abiviva sasa. Kandi nanone ntibajye kubabwira, murabibona ko ibintu byongera imirimo ahangaha ari byinshi. Akenshi inza ari ntoya nyine bituma imirimo iba myinshi, kubera ko umuntu ari igengesera, isuka ikaba igomba kuba iya buri kanya, gutegura utuntu, ibintu byose ukiranje bikagomba kuba biri ku murongo kugira ngo ubone aho ukandagira. Iyo uba ugira akajagari gakabije neza wisanga buri munsi nta hantu ho gukandagira ufite. Nk'uko nguko bimeze ugasanga neza biragucanze. So bisaba rero nk'ubu ngubu mpite ndyoza, bitunganye, niba ari ibikatwa bikabikwa bibikwe, niba ari bibika bidakaswe byumuke mbibike, mbihanagure mbibike. Nyine bigasaba nyine kwitwararika no gukorera ibintu byose igihe bigomba gukorerwa. Cyangwa se nk'ubu wasanga ugize ibyago ugasanga ufite gahunda nyinshi z'ibindi bintu byo gukora. Ibi bintu bikaba bishobora kurara ahangaha n'ejo bikahirirwa, wabuze umwanya uri gukoramo ibyo uri gukoresha gusa ako kanya. Guys, nukuri sha umva, nugucangamuka, sibyo? Nugucangamuka, bitabaye ibyo ngibyo ubuzima burakomeye. Rero muri video iraza kuza gukurikira, ndaza kuza kubereka ukuntu nyine umuntu abibika. Uhaha nka gutya, ugahaha ibintu byinshi, ukabihahira icyarimwe, ukabika muri congelateur, wangiza ukavuga uti ngiye kumara amezi 2 yanjye. Nta bintu byo kwirwa nirukanka mu isoko, nta bintu byo kwirwa ngira stress mvuga ngo imboga ndateka iki, imboga zanshiranye, no. Wenda ukabashaka kujya rimwe na rimwe ushaka guhindura, hari utuntu dushyashya ukeneye, hari utuntu runaka wabuze. Kuko kameme ntago sometimes ushaka kujya mu isoko ugasanga wenda ntago ibintu byose birimo, imboga zose z'ubwoko bwose wifuza wenda ntizirimo. Warangiza noneho ukavuga uti wenda nzagaruka, ariko bazi ko wagenda uwo munsi uzagaruka ntago ari kimwe nuko ugiye guhaha ibintu byinshi. Icyo gihe uragenda ugaha utuntu tuya nyine nka babasirimu bahantu. Hari igihe ujya mu isoko ugasanga usunitse urusharyo rwuzuye, wabuza ushyira ibintu, ukajya ukabona umusaza wo muri legend aguciyeho n'agasashi karimo igitunguru kimwe, wenda igitunguru kimwe n'akavoka, wenda se n'iki kindi na karoti nk'ebyiri. None wangiza ugahita wongera ukireba, ukareba shariyo yawe ukuntu yuzuye, ukareba igitunguru kimwe umuntu afite mu isashi asohotse isoko atashye. Amaye kavuga ko si niko nyine bamera, abantu batajya bistressa tu. Buri uko agiye guteka akaza ku isoko, ariko ibyo ngibyo akenshi bikunda gukorwa burisha. Niyo mpamvu muri video yeje ariho tuzabana ndi kubitunganya, ngiye kubiraza hano we. Urumva nyine akenshi ibyo bingibyo bikorwa n'abasaza bari nko muri bari tarinze nyine. Niba bafite umwanya uhagije, bafite umwanya munini cyane, mwinshi cyane, nta cyawumaza, noneho no kuza gutyo izo muvuma zikamufasha we mu busaza bwe nyine kugira ngo abone hajya nyine. Akaza gutyo muri izo muvuma za buri munsi akihangira imirimo nyine. Nibyo rero bikaba birimo. Ariko ibi ngibi nkatwe tugira inshingano nyinshi, tukiri bato dufite byinshi byo gukora, ngo
aba ari kuruhuka, akeneye umwanya wo kugenda kandi akeneye ahantu ajya kugira ngo aruhuke, nyine abona ibindi bintu bitandukanye. So twe tukiri batoya dukeneye tudafite umwanya kubera inshingano nyinshi, ni twebwe iyi nama ni mwebwe ndi kuyigira. Muri video yakurikira iyi nama ni mwenda wanyigira yo kugira kumenya ukuntu wakwita wahaha ibintu byinshi cyarimwe kandi bikagufasha, sibyo? Mwakoze rero kubana nanjye, Imana ibarinde. Aka kagashotse video, iyi ni part nyine imwe, nabonye nimbishyira muri video imwe byose biraba byinshi kandi numvaga ibintu ngiye kuvugira muri iki gice nabyo ari ingenzi. Niyo mpamvu nahisemo kubitandukanya. Video ya kabiri nyine araba ari yo kubika, gutunganya no kubika. Sawa, ni muba amahoro, Imana ibarinde kandi bagenera ibyo kurya. Ndabakunda, ciao.